hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Tambirwa n'abantu n'ibyaremwe byose. Tambirwa n'abantu n'ibyaremwe byose. Singizwa n'abera n'ibizima bine. Singizwa n'abera n'ibizima bine. Hashimwe uwatsinze Satani. 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 Amahoro mwese mukurikiye iki kiganiro. Imana yo mu ijuru yongere ibagirire neza, yongere iduganirize, yongere dusange, isange imitima yacu kandi iturembure mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Mana y'agakiza kacu, byiringiro bizima, twongeye guca bugufi munsi y'ukuboko kwawe, twongeye kugushima mwami w'abami, twongeye mwami kuzamura icyubahiro cyawe, twongeye kugushima mwami ko watuzukiye. Nukuri ntabwo watuzukiye gusa, wavuye mu isi uza mu ijuru, uza muri iyi si, ubaho muri iyi si, uradupfira, uratuzukira mwami kugira ngo uduhe agakiza gakomeye. Mwami, umurimo wo kumusaraba twongeye kuwubaha, twongeye kuwuha agaciro, twongeye mwami kugushira hejuru no kugushima kuko urabikwiriye. Warakoze Yesu, warakoze kwemera kuva mu cyubahiro cyawe, warakoze mwami kwemera kuza muri iyi si, warakoze mwami kwemera kwambara uyu mubiri, kubyarwa n'umugore kugira ngo mwami ubashe kudupfira, kugira ngo ubashe kuduha agakiza gakomeye, kugira ngo ubashe kuduha intsinzi ikomeye cyane. Warakoze rero Yesu, ntabwo tuzareka kugushimira, ntabwo tuzahwema, ntabwo mwami dufite ideni rikomeye cyane kuri wowe mwami, ukwiriye gushimwa ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi ni umunsi mwiza Uwiteka yaremye, ni umunsi uteye ubwoba, kandi ni umunsi utigeze ubaho, kandi ni umunsi utazagaruka ukundi. Ni umunsi rero Imana yagutegekeye kugira ngo uwishimiremo kandi uwunezererwemo, ubiha agaciro cyane. Ari benshi batabyutse, ari benshi batabashije kubona umunsi wa none, ariko wowe kubw'ubuntu bw'Imana wabashije kubona umunsi wa none. Imana ibahe umugisha. Iki cyumweru cyose tugiye kuvuga ku mbaraga z'umuzuko. Tugiye kuvuga ku mbaraga z'umuzuko kuko umurimo Yesu yakoze ku musaraba urakomeye cyane. Tugiye kurushaho kuyisobanukirwa, tugiye kurushaho kuyigaho, tugiye kurushaho kuyitekerezaho.
Yesu, ikintu gikomeye cyane Yesu yakoze nuko Yesu yazutse. Icyo nicyo giha Yesu agaciro kurusha ibindi byose, kurusha ayandi madini yose, nuko Yesu yazutse. Yakoze ikintu umuntu atigeze akora, yakoze ibintu nta wundi muntu wigeze abikora. Haleluya. Abantu baravuka, abantu bose baravuka, abantu bakabaho, hanyuma bakongera barapfa. Ibyo nibisanzwe cyane, buri wese arapfa. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo ndapfuye, kandi ukanabibwira abantu, ukabateguza, ukababwira ngo ngewe ngiye gupfa, kandi nzapfa gutya na gutya, kandi nzapfa nyuma y'igihe runaka y'iminsi 3 gusa nzagaruka, kandi ukabikora kandi bikabaho. Icyo nicyo giha Yesu agaciro, icyo nicyo gishira Yesu hejuru y'abandi bose, hejuru. Icyo nicyo gishira ubukristo hejuru y'ayandi madini yose, nuko Yesu yatuzukiye. Ikintu Yesu yakoze mu kuzuka nuko yanesheje urupfu. Yesu yanesheje urupfu. Mu by'ukuri umuntu witwa umukristo yagombye kubaho adafite ubwoba mu buzima, kuko urupfu niyo yari igikangisho cya nyuma cya Satani. Urupfu nicyo cyari igikangisho gikomeye cyane cya Satani. Iyo Satani yashaka kugutera ubwoba, ikintu cya nyuma yashaka kuvuga, yavuga ngo ndakwica, akavuga ngo ndakwica. Ariko reka nkubwire, ngufitiye inkuru nziza, nuko urupfu Yesu yayihinduye amazi. Yesu yakuyeho ubukana bwose urupfu rwari rufite. Ariko ku muntu wese wizera Yesu, ku muntu wese wakira Yesu ng'umwami n'umukiza, uwo muntu ntabwo apfa. Icyambere ntapfa. Umuntu udafite Yesu ng'umwami n'umukiza arapfa, bakamuhamba. Nuko Bibiliya yangi bivuga. Imbwira inkuru y'umugabo witwa w'umukire, n'uwundi witwa Lazaro. Uwo muntu w'umukire, kuba umukire si icyaha, mutanyumva nabi. Kuba umukire ntabwo ari icyaha, kuba uri wambara neza ntabwo ari icyaha, nta cyaha kirimo. Kuba urya neza nta cyaha kirimo. Ariko icyaha yakoze nuko yahoraga adamaraye iminsi yose. Yari afite icyaha cyo kudamarara iminsi yose. Imana iturinde icyaha cyo kudamarara. Kuko iyo wadamaraye wibagirwa ko Imana ari Imana. Iyo wadamaraye wibagirwa kubyuka ngo usenge. Iyo wadamaraye wibagirwa gusenga, wibagirwa kwiriza ubusa, wibagirwa guha Imana icyubahiro, wibagirwa, uba wadamaraye. Imana itubabarire kudamarara. Urumva, urupfu Imana yahinduye ubusa. Abadafite Kristo muri bo barapfa, bagahambwa, nk'uko wa mukire yapfuye agahambwa, akajya ahantu h'imibabaro hitwa muri Gehenomu. Hanyuma Lazaro arapfa nawe, abamarayika baramutwara. Umuntu ufite Kristo muri we ntabwo apfa, arasinzira. Iyo wakiriye Yesu muri wowe ntabwo upfa, urasinzira. Na wa mujura ku musaraba Yesu yaramubwiye ngo mva uyu munsi, oya sejo, aravuga ngo uyu munsi wowe nanjye turabana muri paradizo. Ni ukuvuga ngo iyo upfiriye muri Kristo Yesu, ubuzima bwawe bukomereza ahandi, ubuzima bwawe burakomeza ahandi, urasinzira ntupfa. Imana idufashe cyane. Abakristo tukwiye kubaho tudafite ubwoba, tukwiye kubaho dushize amanga, kuko Yesu umwanzi wari ukomeye cyane yahundiye ubusa. Urupfu, ijambo riratubwira ngo warupfuwe, imbaraga zawe zirihe, intsinzi yawe irihe? Nuko Yesu yatsinze urupfu. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'uyu munsi Imana yatubwiye, yaduhaye, ni ijambo riri mu gitabo cy'Abaroma 3:8 n'igice cya mbere. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Amena. Abari muri Kristo Yesu nta teka muzacirwaho. Amina. Haleluya. Ndashaka kukubwira akarusho abari muri Kristo Yesu bafite ku bandi. Akarusho abari muri Kristo Yesu bafite ku bandi. Twese tubyara kimwe, twese dushakisha ubuzima kimwe, twese turya kimwe, twese twambara kimwe. Ariko hari itandukaniro hagati y'abafite Kristo n'abatafite Kristo Yesu.
Imana ishimwe cyane. Iryo ni ryo jambo tugiye kwigaho uyu munsi, nuko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Urakafata ubwishingizi bwo kuba muri Kristo Yesu, kuko twebwe muri Kristo Yesu dufite ubushingizi bw'urupfu, dufite n'urushingizi bw'ubuzima. Imana ishimwe cyane, kuko umwami wacu yatuneshereje urupfu. Dufite kubaho. Yesu yabwiye mushiki wa amubwira Marita, aramubwira rega ndakubwira ngo unyizera wese nubwo yapfa azabaho. Twe dufite kubera ko dufite Yesu muri twebwe, dufite ubwishingizi by'ubuzima, dufite n'ubwishingizi bw'urupfu, na nyuma y'urupfu dukomeza tukiberaho, kandi tukiberaho neza. Imana ishimwe cyane. Abari muri Kristo Yesu, nakubwiraga ngo twese duhinga kimwe, tukajya mu isoko kimwe, tukahaha kimwe, tukateka kimwe, tukubaka ingo kimwe, tugakora business kimwe, tukajya mu mashuri kimwe, ariko ntabwo turi kimwe. Amamodoka abiri yose n'amamodoka, iyo arimo kumanuka ntabwo wamenya imodoka ifite essence n'itafite essence. Ndashima Imana ko mu Rwanda ari imisozi myinshi, iyo utamanuka ubuzamuka. Reka nkubwire, iyo amamodoka abiri arimo kumanuka, hano turi hasi, turi mu isi, turimo kumanuka. Imodoka ifite essence n'idafite essence ntabwo wayitandukanya, ariko iyo hageze aho kuzamuka, kandi vuba aha tugiye kuzamuka. Imana ishimwe cyane. Umwami Yesu agiye kuza gutwara itorero. Iyo niyo message ikomeye kurusha izindi zose. Iyo niyo message umwami Yesu yaduhaye ikomeye kurusha izindi zose, kandi ari hafi cyane. Nukuvuga ngo amamodoka abiri yarimo kumanuka yose ntabwo wabasha kuzitandukanya. Ubu twese tumeze kimwe, twese dukora ubukwe kimwe, twese tubyara kimwe, twese duhaha kimwe, twese twambara kimwe, twese tujya mu mashuri kimwe, twese dukora bimwe kimwe, tugakora ubukwe kimwe. Ariko reka nkubwire, imodoka ifite essence n'idafite essence uyimenyera iyo hageze aho kuzamuka. Yesu nagaruka akahagarara mu bicu aje gutwara umugeni wiwe, nukuvuga ngo imodoka idafite essence n'idafite essence izagaragara. Abari muri Kristo nta teka bazacirwaho, nta teka bazacirwaho. Imana ishimwe cyane. Abari muri Kristo nta teka bazacirwaho. Nukuvuga ngo Yesu nagaruka agahagarara mu bicu, tuzamenya amamodoka afite umwuka wera n'adafite umwuka wera, tuzamenya abakorera Imana by'ukuri n'abatayikorera, tuzamenya haleluya. Kuko hazazamuka abasanzwe babanye neza n'Imana, bazazamuka abari muri Kristo Yesu neza, bazazamuka abatazacirwaho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Abatazacirwaho iteka nibo bazazamuka. Imana idufashe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari ikibazo gihoraho mu gitabo cya Yobu 25 no ku murongo wa 4. Hari ikibazo kivuga ngo ninde wakiranuka n'Imana? Ni gute umuntu yakiranuka n'Imana? Igitabo cya Yobu nicyo gitabo cyanditswe kera kurusha ibindi bitabo byose byo muri Bibiliya. Nicyo gitabo cya kera kurusha izindi zose. Ni ukuvuga yuko kuva kera habayeho ikibazo cyo kuntu umuntu yakwiyunga n'Imana, y'ukuntu umuntu yabana neza n'Imana, y'ukuntu umuntu yakwikiranura n'Imana. Imana ishimwe cyane. Icyo kibazo cyahozeho. Imana yashizeho inzira zitandukanye. Imana yabanje gushiraho abahanuzi, izana Mose, izana amategeko, izana gushiraho umwana w'intama. Waruzi yuko buri gihe uko umwaka watahaga, Abisirayeli bagomba kujya i Yerusalemu. N'uwarutuye kure cyane yafataga urugendo, agafata umwana w'intama akagenda rimwe mu mwaka, akajya gutamba ibyaha bye, akafata urugendo rurerure cyane, akaviwe akajya i Yerusalemu afite igitambo. Ibyo bitambo wari kubibona, ariko igihe cyageze Imana iravuga ngo ibitambo by'ibikoko n'ibitambo by'abasekurume ntabwo nk'ibyishimiye. Yesu aravuga ngo data, ibitambo by'amatungo n'ibitambo ntabwo wabyishimiye, dore ndaje unyambika umubiri, manuke hariya mu isi nkora umurimo. Yesu yaraje, Yesu arakabaho, Yesu ni umwami w'abami, Yesu akwiriye cyubahiro. Imana ishimwe cyane.
ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Icyo kuva kera cyane habayeho icyo kibazo y'ukuntu umuntu yakwiyunga n'Imana. Imana ishiraho inzira zitandukanye, ariko ibyo byose ntacyo byatanze. Imana iravuga ngo ntabwo ibyo bitambo mbyishimiye. Yesu aravuga ngo humura, ndaje nke muri icyo kibazo. Ijambo rirambwira ngo habayeho ikibazo, ninde wabasha gukemura ikibazo cy'icyaha mu isi? Ninde wabasha gukemura ikibazo cy'urupfu, urupfu rw'iteka ku mwana w'umuntu? Ninde wabasha gukemura ikibazo cyo kurimbuka ku mwana w'umuntu? Ijambo rirambwira ngo mu ijuru haracecetse, ngo no mu isi haraceceka, ngo ndetse n'ikuzimu haraceceka, habura n'umwe. Bituma Yohana avuza induru, aravuga ngo mbonye ishano habuze n'umwe. Ariko ako kanya umwana w'Imana, intama y'Imana iravuga ngo Imana ndaje. Imana yemera kuza. N'Imana ubwayo yafashe risque kuko yashobora gutakaza Yesu. Iyo Yesu adashoboza gukora misiyo yiwe, Imana yari kumutakaza. Ariko Imana, Yesu yaremeye, ari Getsemane byari bikomeye cyane. Imana imuzaniye filime y'ukuntu ibintu bigiye kugenda, ararira cyane, arasenga cyane, ibyuya bye bihinduka amaraso, bihinduka amaraso. Aravuga ngo Mana niba bishoboka iki gikombe kindege. Ariko aravuga, asubira mu mwuka, aravuga ngo ya bibe uko wowe ubishaka. Gatatu kose aravuga ngo Mana iki gikombe kindenge. Gatatu kose arongera asubira mu mwuka, aravuga ngo Mana oya bibe uko ubishaka. Arangije Imana yohereza marayika amuha imbaraga zo kugotomera kuri icyo gikombe. Imana ishimwe cyane. Uko niko gukiranuka kwacu kwabonetse. Uko niko umuntu yabashije kwiyunga n'Imana. Uko niko umuntu yabashije kwikiranuka n'Imana. Ni Yesu wakoze uwo murimo ku musaraba. Yesu arabirangiza. Satani yarazi ko amurangije ubwo yamwicaga mu mubiri, atazi yuko nibwo Yesu agiye kutuzanira intsinzi nyayo. Mwene data, niba warakiriye Yesu, niba Yesu waramwemeye nk'umwami wawe n'umukiza wawe, ntateka ufite nta muntu uzagucira iteka. Ufite ubugingo buhoraho. Turabakiranutsi b'Imana. Abantu baravuga ngo ko namwe mukora ibyaha mwita abakiranutsi gute? Muba mwishize hejuru. Oya, ntabwo ari kwishira hejuru, ni ijambo ry'Imana. Turabakiranutsi b'Imana kubera ko ari ijambo ribivuga gutya, kubera ko Yesu niwe watugize abakiranutsi. Turabakiranutsi. Ntabwo kubera ko watonganye n'umugore wawe, kubera ko warakaye, kubera ko bikukuraho kuba umukiranutsi w'Imana. Oya, ibyo ngibyo urabyihana ko wagize umujinya, ko wagize uburakari, ariko ntabwo bikuraho yuko turabakiranutsi b'Imana. Haleluya. Turabakiranutsi b'Imana. Kandi uko niko turi. Imana ishimwe cyane. Uko niko turi. Uri muri Kristo we Yesu nateka bazacirwaho. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho. Waruzi yuko Satani yakoze icyaha, arangije gukora icyaha, Satani Imana yahise imucira iteka. Yakoze icyaha, ako kanya Imana itimucira iteka. Imana itimuremera inyanja y'umuriro n'amazuku. Reka nkubwire, iyo ijambo ry'Imana rivuze ikuzimu, iba isobanura ibintu byinshi, ariko ikuzimu abantu babyumva mu buryo bumwe gusa. Imana yahise imuremera inyanja y'umuriro n'amazuku, kandi ubu ngubu tuvugana mu nyanja y'umuriro n'amazuku nta muntu uriyo. Bibiliya iravuga ngo ikuzimu, isobanura iryo jambo ngo ikuzimu. Yabwiye Petero ngo dore nguhaye ubutware kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azagushobora. Iyo avuze ngo amarembo y'ikuzimu, ijambo ikuzimu mu Kiebrayo risobanura ibintu bitatu bitandukanye. Ijambo rya mbere risobanura ikuzimu nuko ikuzimu bisobanura ahantu bita muri Gehenomu.
Gehenomu ntabwo ari inyanja yaka umuriro n'amazuko, ni ahantu h'imibabaro. Uyu munsi iyo upfuye utafite Kristo muri wowe, ntabwo ujya mu muriro, ntabwo ujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuko, oya, ujya muri Gehenomu. Ni ahantu h'imibabaro, ni ahantu h'umunuko, ni ahantu abantu batotezwa n'abadayimoni. Ariko aho hantu h'imibabaro, aho hantu ntabwo ari mu nyanja yaka umuriro n'amazuko. Nk'uko iyo umuntu apfuye muri Kristo Yesu ntabwo ajya mu ijuru, oya, ntabwo bahita bajya mu ijuru, bahita bajya muri paradizo cyangwa se mu gituza cya Aburahamu. Aho hantu ni ahantu hatandukanye no mu ijuru. Ni ahantu hari mu ijuru, ariko hatandukanye no mu ijuru aho Imana iri. Mu ijuru aho Imana iri, aho abantu bazagenda Yesu nagaruka. Yesu nagaruka nibwo abantu bazagenda gukora umunsi mukuru mu ijuru, bazagenda gukora ubukwe mu ijuru, bazagenda bamara imyaka 7 barimo kwinezeza, bari mu bukwe, barimo guhabwa amakamba n'ingororano, bari mu bukwe. Ariko ubu ngubu iyo umuntu apfiriye muri Kristo Yesu ajya ahantu heza, ahantu ho kuruhukira, ahantu muri paradizo. Imana idufashe cyane, Imana idushoboze cyane. Yesu yavuze ngo dore natsinze Imana ishimwe cyane, natsinze urupfu n'ikuzimu, dore nzamukanye urufunguzo kandi mbahaye ubutware. Urufunguzo ndarubahaye, icyo muzaboha ku isi icyo muzaboha ku isi kizaba kibohwe mu ijuru, nicyo muzaboha mu isi mu ijuru, nicyo muzabohora mu ijuru kizaba kibohoye mu ijuru, mu ijuru. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Uyu munsi umukozi w'Imana Jado Sinza, Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha kubw'ijambo bw'indirimbo irimo kumfasha muri iyi minsi. Indirimbo rivuga ngo wongere wivuge. Imana igiye kongera kwivuga ku buzima bwawe. Niba warakiriye Yesu nta teka ufite, niba warakiriye Yesu uri umukiranutsi w'Imana, ntazagira ukubesha. Satani nakuzaneho amajwi. Niba warakiriye Yesu uri umukiranutsi w'Imana, uri umukiranutsi w'Imana, ntagira ukubesha, uri umukiranutsi w'Imana. Imana idufashe cyane, kandi Imana izakugirira neza. Uyu munsi Imana igiye guhagurukira ibikuhagurukiye byose. Uyu munsi Imana igiye gucecekesha, Mana we, Imana igiye gutera ubwoba ibigutera ubwoba byose. Imana igiye gusuzugura ibigusuzugura byose mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye kwirukankana ibikwirukankana byose mu izina rya Yesu. Imana igiye kuhagurukira ibikuhagurukira byose, ubukene buguhagurukira, izo ndwara ziguhagurukira, aba bana batumvira bakuhagurukira mu izina rya Yesu. Imana igiye kubahagurukira mu izina rya Yesu. Ibyishize hejuru byose Imana igiye kwishira hejuru yabyo. Imana igiye kongera kwivuga mu buzima bw'abantu bose bakiriye Yesu, bw'abantu bose bafite iki, bafite Yesu muri bo, bari muri Kristo Yesu, kuko abo ngabo ntabwo bazacirwaho iteka. Imana igiye kongera kwigaragaza, Imana igiye kongera kwigaragaza mu buzima bw'abantu bafite Yesu muri bo. Rasakara bronte kevia lakaya, umva, Imana igiye kongera guhaguruka, ihagurukiye ibikuhagurukira byose. Imana igiye gutera ubwoba ibigutera ubwoba. Imana igiye kwirukankana ibikwirukankana byose. Imana igiye kwirukankana ubushomeri bukumereye nabi. Imana igiye kwirukankana amadeni arimo kukwirukankana. Imana igiye kongera kwivuga ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane, kuko uri muri Kristo Yesu nta teka uzacirwaho. Kuko Kristo umurimo yaje gukora ni umurimo yo kutuyunga n'Imana. Ariko niba umwizeye, niba waramwakiriye, niba wamugize umwami wawe, ukongera ukamugira umukiza wawe, Imana igiye kuhagurukira ibikuhagurukira. Imana igiye kuhagurukira abo badayimoni bakarande bari mu miryango yanyu bamaze mu imyaka magana mu miryango yanyu. Imana igiye kongera kubihagurukira, kubera ko wowe uri muri Kristo Yesu, kubera ko wowe waramwakiriye, kubera ko wowe waramwizeye. Nagira ikintu kigutera ubwoba, nagira ikintu
kiguhungabanya. Imana igiye guhagurukira ibikuhagurukira. Imana igiye gucecekesha imbaraga zose. Imana igiye gushiraho iherezo. Imana igiye gutanga ubuzima aho ubuzima butari. Izo nizo mbaraga z'umuzuko. Imana igiye gutanga ubuzima aho ubuzima bwari bwabuze. Muri konti yawe niba ubuzima bwari bwabuze, ibintu byose biri mu mutuku, Imana igiye kongera kubisubiza mu cyatsi, ubuzima bwongere bubeho. Imana ishimwe cyane. Niba mu rugo rwawe nta kigenda, amahoro yarabuze, ibintu byose ari akavuyo, Imana igiye kongera gushiraho ibintu ku murongo. Imana igiye kongera kubishira ku murongo. Niba abana bawe batumviraga, Imana igiye kongera Imana igiye kuhagurukira bikuhagurukira. Igiye gucisha bugufi ibyishira hejuru ku buzima bwawe. Imana igiye kongera haleluya. Imana igiye kwirukangana ibikwirukansa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ubwo burwayi bukwirukansa mu baganga batandukanye, ikwirukansa mu vuriro zitandukanye, Imana igiye kubihagurukira kandi ikabishira, igiye kubyirukangana, ibyirukane kandi burundu mu izina rya Yesu. Izo ndwara za karande, izo ndwara Imana igiye kugira ijambo kubyagize ijambo kuri wowe. Imana igiye gusuzugura ibyakusuzuguye. Imana igiye kongera kwivuga ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ishimwe cyane. Reka dusenge tudatinze. Mwami mwiza, mwami w'igitangaza, uyu munsi nsengeye abana bawe. Mana, nsengeye abana bawe abafite indwara mu mibiri yabo, abafite ibibazo bitandukanye by'amafaranga, by'akazi, abafite ibibazo bitandukanye by'amahoro yabuze mu ngo zabo, by'akavuyo, y'abana batumvira, y'abana bagize nabi, mu izina rya Yesu. Mana, ongera ushire ku murongo ibitari ku murongo, ongera uhagurukire ibiduhagurukira, ongera mwami, haleluya, ucecekeze izo mbaraga zose, ongera wirukangane ibitwirukangana, ongera mwami, haleluya. Jekerebo, umva, Imana igiye kubishiraho iherezo. Imana igiye kubishiraho iherezo. Hari abantu Imana ivanye muri gereza, hari abantu ivanye muri gereza ifatika no muri gereza zitandukanye zo mu buryo bw'umwuka no mu buryo Imana ari indwara Imana ikijije. Hari abantu Imana yongeye gufinansa imishinga yabo, bongeye gukora mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana yongeye gutanga akazi, abantu Imana yongeye guhagurutsa. Ari bikuhagurukira, Imana igiye kubihagurukira. Imana ari bigusuzugura, Imana igiye kubisuzugura. Ibyo byose Imana igiye kubisuzugura. Yego, ari ibikwirukangana, Imana igiye kubyirukangana. Imana ishimwe cyane. Iyo niyo nkuru nziza ngufite, nuko abari muri Kristo Yesu, nuko nta teka bazacirwaho. Imana ishimwe cyane. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwari kumwe na Kabera Fifi. Imana yongere ibagirire neza, Imana yongere ibagure, Imana yongere ibane namwe. Mugire umunsi w'umugisha, mugire umunsi mwiza, muhahe muronke mu izina rya Yesu, amina.